Yes, reka tuguhereze ikaza kuri turatsinze wawe. Bro, I want to show you how Bruce Melody is an artist, the best of the best here we have in East Africa, especially in Rwanda. Hey man, Bruce Melody n'umuhanzi mukuru n'umuhanzi munini kugira ngo byemena naho urwego ariho nagarurwa mu Rwanda bro. Uyu mubosi umugabo y'iki gitangaza munyakazi ni munyakazi koko arimo arakora ibintu utatekereza ko umunyarwanda ashobora kubitekereza. Twe turaho ngaho ubwenge bwagiye kuri YouTube ngo afite ngo views izi nizi turimo turamukomparinga kuri urwego kandi umuhungu yabishyize ku rundi rwego bro. Let me show another thing that you cannot expect that Bruce Melody can do it. Bruce Melody man nundi muntu on high level bro. Let me show how Bruce Melody no ateye ubwoba. Ubu ku rubuga rwa Spotify Bruce Melody harimo gushyira imbaraga cyane kuri Audiomack n'izindi platform zicuruza umuziki. Ubundi abahanga bakubwira yuko music icuruzwa cyane man kuri audio ubundi niyo ituma tujya kureba video. Iyo audio yabaye mbi ntabwo tujya kureba video yayo no. Icyo murakiza abantu maze kumenya umuziki mumaze kukimenya neza cyane. Iyo audio ibaye nziza akenshi na kenshi nibwo tujya kureba iki video yayo. Bruce Melody rero ashyira imbaraga cyane muri audio imaze kuba nziza, yumva ari nziza nibwo ashyira imbaraga kuri video yayo. Atse abikora gute? Kugeza size Bruce Melody arimo arakora cyane ku rubuga rwa Spotify, arimo aracuruza audio ze cyane kurusha uko twe twumva ko yacuruza video, twumva ko kuri YouTube ariho hantu agomba kuba arenze cyane. Tumukomparinge n'abahanzi bo mu Rwanda no, nago ngo akiri Bruce Melody tuzi wo mu Rwanda no, yararenze yazamutse ku rwego rwo hejuru. Iyo ugiye ku rubuga rwa Spotify ukareba izina Bruce Melody usanga ari umuhanzi munini cyane. Nkaha ngaho urabona byibuze most listeners, the people who listen Bruce Melody just in 1 month bari ibihumbi 200 kuzamura hafi 300. Njya ngo murabireba ngaho uko bimeze. Abona abantu bamwumva byibuze buri kwezi, tugendeye ku kwezi uko bihagaze. Atarasohora Colorful Generation mu mwitondo no muhungu. Ikintu nashaka kuza kubereka uyu munsi ni kiriro. Ndashaka kuza kubereka uburyo Bruce Melody ari gitangaza, ari munyakazi koko nkuko yirwa yivuga, bamwe bakabyemeza abandi bakabihakana. Okay, but we don't care to the people who disagree with Bruce Melody. Bruce Melody is another level bro. Deka ngwereke kuri Colorful Generation. Iyi album muribuka neza ko zayisohora ku 17 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2025. Sahizi hasigaye iminsi 7 kugira ngo album ye ibe yajya hehe hanze. Dore rero kuntu sahizi bihagaze. Bruce Melody we ikintu yakoze kuri Spotify, bigeze kuri Bruce Melody urabona indirimbo za kera ibiki n'ibikiro agenda uzireba, ariko size ukanze hano hari Colorful Generation barakwereka ngo Colorful ngo releases in 7 days. Colorful Generation and 2025 upcoming album. Warangiza ugakandaho uhita wirebera ukuntu umuhungu ari gitangaza. Size mo birakora countdown bimanuka hasi cyane. Urabona remain 7 days. Urabireba hanga masaha 7 iminota 51 dore amasegonda yo ukuntu agenda yibara. Ubu uko ejo bizagenda byiyongera bigenda bigabanuka uzagenda ubireba umunsi ku munsi. Finally ari nabwo azayi dropping out. Debo no muhungu kuntu we ateye ubwoba. Ahangaha abantu bashaka kuyisevinga kugira ngo muzayibone. Ahangaha urabona giye nakoze icyo bita pre-saved before man. Giye nabikoze nk'umuhungu cyane kuko iyi izaba national anthem mu bijyanye na music na secular music. To will be national anthem bro. It is not national anthem.
Yes, reka nkomeze no nkwereka hanga ukuntu bimeze. Barakwereka track 1 Bruce Melody, track 2, track 3, track 4, 5, 6, ugakomeza ukamanuka batarashyiraho amazina, ariko aho urubone amazina izo ni bonus track ndetse sorry gatoya nizasohotse nazo zigomba kuba ziriho. Ariho nk'iyo foto murayizi yakoranye na wa Nyakenya Bien batware iyo foto Arwa no drama just fine I'm high. Hey, you know this song bro, it was a mega hit. Reka dukomeze track 10 nago bakwereka ngo ni yihe ndirimbo, ariko kenshi na kenshi twarazumvishe muri sending party yakoze twarazumvishe cyane. Akaza indirimbo Nicki Minaj yakoranye na Black Diamond, mwarayibishe cyane. Ni indirimbo iri hejuru ku rwego rw'igihugu, ni indirimbo imaze gufata Afrika kuri Spotify. Urebye ukuntu abantu bayikurikiye kuri YouTube, ku ma audio mark, ahantu hose Nicki Minaj yabaye Nicki Minaj kabisa. Indirimbo ya 12 nayo murayibona, 13 track 14, track 15, 16. Hakaza na Sowe yo murayizi cyane, Sowe. Yeah, murayizi cyane. I'm for you wherever you go. Bro, batamana copyright. Bruce my brother, man, I like you. Nago warangira copyright man. Track 18, track 19, track 20 murabona. Yeah, I'm a bonus track mwagiye muyabona nka When She's Around, ya remix funga match Bruce Melody with Shaggy. Iyo murayizi cyane iyo yamushyize ku rundi rwego njya mwagiye mukurikirana cyane. Yagiye jya muri za Good Morning America, bitaramo bireze, amaradiyo arenze, yabonye stage umunyarwanda atari yakandagiraho, iza kuri Billboard. Yamwagiye mubibona Bruce amaze kwerekana ko ari umuhanzi munini cyane mu iki gihugu, ari nako arimo kugenda ahereza umukoro bagenzi be bahanzi bari mu rwego rumwe, ba The Ben, ba Chris Izabanga barimo kuzamuka, ba Kenny Soul, ba Riderman, ba Bulldog, ba n'abandi bagomba gukora cyane, ba Kevin Kade barimo neza cyane, ba uyu muhungu rwose uteye ubwoba Kivumbi King. Ni kuvuga ngo we arimo arabahereza umukoro, anabereka uburyo level ya music yazamutse, tutagomba gucungira ahantu hamwe kuri YouTube, aho abanyarwanda bumva yuko ngo umuntu agize views ngo 5M ngo yakomye, aba yakomye, ariko nanone mwibuka ko hari izindi platform zicuruza umuziki kandi zitanga amafaranga no kurusha YouTube. Mwibuka ifite imisoro ya danger, abantu bakoresha YouTube murabizi cyane. Ariko uyu muhungu we ibintu yashyize ku rundi rwego, ari nako kantu keza yakomeje abwira abagenzi bati mwikomeza gufakasinga kuri YouTube. Yes, mushyire imbaraga naho ni fresh irahemba n'abatunze, ariko mwibuke ko hari n'ahandi hantu ushobora gucuruza umuziki, kuko harimo nk'abantu badakunda kujya ku ma YouTube bigiranga kuri za Spotify, za Audio Mark n'ahandi henshi cyane hacuruza umuziki. Uyu ni umuhungu wanyu Bruce Melody, murabona ibintu arimo kugenda akora, ariko mwitege indirimbo agiye kubarekurira man. It will be anthem, ndababwiza ukuri. Agiye kuba undi muntu, agiye kugaragaza, agiye kuzamura ibendera ry'u Rwanda. Reka tumushyigikire, tumufashe bishoboka ku buryo buri wese abigira ibye, kuko ni umuhungu w'abanyarwanda Bruce Melody. Yaman, je narinde turatsinze wawe. Reka tugaruke.